abanyarwanda nta migabane na gato bakigira muri kiriya gihugu. Ni nk'uko urugo rwaterwa n'amabandi nk'uko Evode yabivuze. Mwibuka ko Evode yavuze ati igihugu kiyobowe n'agatsiko k'amabandi, noneho bakaza bagatera urugo rw'umuntu. Urwo rugo rw'umuntu ndumva ari nk'u Rwanda kuko ni urwacu twese. Noneho bakaza bakiba inka, bakiba amahene, bagatwara inkoko, noneho yanarangiza akinjira mu nzu agatwara ibigiri mu nzu byose, agatwara n'inkono, akajyana n'amashyiga. Igihe ubona umuntu wagiye mu matora akakubwira ngo yabonye 98%, ubwo se icyo gihugu abagisangiye n'abandi? Igihugu ni cye wenyine. Urumva n'abari bamuherekeje nta n'akanyabupfura na gatoya kuba yabaha 5% kandi ariwe wabishyiriyeho, n'abayabahaye 0. Ubwo niwe rero ni wa muntu w'umusahuzi w'igisambo utashobora no gutekereza ko hari n'abandi. Ibi rero ni ibintu tumaze igihe tuvuga, ariko rero ikirimo giteye isoni ni ibintu by'umuntu gutekereza, keretse umuntu waba ari umuswa cyane cyangwa ashobora kuba atameze neza mu mutwe, ukumva ko imibare nk'iriya hari ushobora kuyemera. Biriya bikugaragariza ikibazo cyafite. Ari byo mugenzi wanjye Dr. Hakizimana yavugaga ati biriya ninde wabyemera? Igihe wihaye 98, urugamba turimo uwo rudufashije. Ibyo twagiye tuvuga abantu bose barabyumva bakabimenya. Ariko rero yenda nabwo natwe abantu bari muri opposition ntituzafata ibintu ngo tuvuge kubera yuko abanyarwanda bababaye, ibyo tuvuga barabyumva. Hari n'igihe umuntu yaba ababaye mu gihe kingana n'imyaka Kagame amaze igihe abatsikamiye, ariko bakaba bashobora kuyoboka no mu mibare ishingiye cyane cyane ku iterabwoba, ishingiye ku kintu cyitotezwa, yewe rimwe n'ikinyoma. Ariko rero akabamwe n'iyozabwenge, kuko nabyo twagiye tubibona cyane cyane muri ibintu tubonera mu ngando. Hakavuka rero imitekerereze, ariko iyo mitekerereze kenshi iba mu gihe gito, cyaho n'umuntu ubabaye yibwira ngo aramutse ayobotse uwumumereye nabi ngo yenda azamureka. Aribyo nigize kwita rimwe Stockholm syndrome. Byagera ariko mu gihe cyo hagati ibyo bintu bigahinduka kuko abababaye baba benshi, bagasanga nta mahitamo, bose noneho bakumva bagomba kujya muri struggle. Ariko nk'igihe bagitsikamirwa nk'ubu ngubu, hari n'abashobora kumva hatwe tuvugira aha ngaha bakavuga ibyo ni ibigarasha, ni inyangarwanda, n'iki, ibyo byose ngira ngo mujya mubyumva. Ariko buriya ndibwira ko ibimwe byakozwe nk'ibi ngibi bizakangura bamwe, kazakangura abari mu gihugu, abari bizeye banatekereza ko hari ikizahinduka, cyangwa bakibwira bati kiriya gihugu yenda azageza igihe tuzagira amatora nibura aho twabona irindi jwi ritandukanye na ririya, noneho ibintu bikazahinduka. Ndibwira ko ibyo byarangiye, ariko noneho bikaba ari n'ikintu kimwe cyo kwereka natwe abari hanze kumenya ko yenda akababaro ka bagenzi bacu bari mu Rwanda byo byonyine bitaba bihagije. Cya kabiri ni nk'uko waba ufite umurwayi gifite umurwayi ashobora kuba arwaye kandi uzi ko arwaye indwara ikomeye, uzi ko ashobora kwitaba Imana. Ntibisobanuye ngo n'igihe umuntu ashizemo umwuka kutababara. U Rwanda rero ni igihugu kirwaye, cyari kirwaye, ariko ejo baragihuhuye. Niyo mpamvu rero abanyarwanda bari hanze bababaye. Umurwayi wabo bamuhuhuye kuko nta kindi gisigaye. Igisigaye ibyo batekerezaga muri 98 yenda bazabona undi muntu mushya, kandi koko yenda haza undi muntu mushya birakaza yenda andi matwara atameze nk'ariya, yenda nawe ntiyakaba yari umuntu ujya kwica abantu hanze, umuntu w'inzika, umuntu urutukana, yenda yagashoboye kuza gukora nk'ibindi. Hari ababitekerezaga, ariko ibyo nyine twari twarabibonye kuva kera.
ntizimye mu magambo rero Serge ibirimo kubera mu Rwanda nyine n'ibibera muri dictatorships zose. Abari biteze bakibwira ko haba amatora muri dictatorship anyuze mu muco, bakaba ari amatora noneho yenda wavuga ngo ari mu bwisanzure, baribeshyaga. Buriri byabaye nimugoroba babakuriye inzira ku murima. Nibareke rero dufatanye turangize ikibazo. Murakoze. Urakoze cyane General Kayumba. Ndagusubiza inyuma gato cyane, impamvu ngira ngo twongere twibukiranye aho tuva naho tugana. Mwaka wa 2003 Faustin Twagiramungu ati banyibye amajwi, kandi koko byarakozwe. Mwaka wa 2010 abaturage barataka bati baradutorera. Mwaka wa 2017 ubutumwa twabonye nuko abanyarwanda bavuga bati ejo twabujije gutora, abandi bati twageraga mu biro by'itora tugasanga barimo gufungura bimwe mu bikarito bashyiramo n'impapuro zindi tutazi aho ziva. Umunyarwanda yakwibaza ati ubwo budasa Kagame avuga ngo igihugu cy'u Rwanda nta nenge gifite, umunyarwanda yaba ari igicucu ku buryo atazi ibikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda? Natangiye mbumvisha avuga ngo abanyarwanda barizana ku bushake bwabo, ngo nta mbundi bazana, ariko ku rundi ruhande nagashimira ababyutsa abaturage ku ngufu babajyana ngo gukoma amashyi kugira ngo agaragaze yuko bwa busabe bw'abanyarwanda za miliyoni 4 zagaragaye no muri kampanye. Umunyarwanda uteze amatwi ikiganiro, uri kuri iyi nkota, uri kuri iyi mbunda, uri kuri iki gituza cya Kagame, nkatwe tuba turi muri diaspora tuvugira hanze y'u Rwanda, garanti tuba tumuha ko impinduka izashoboka. General Kayumba, uwo muntu umuhumuriza ute cyangwa umuhubuye butumwa ko bitinde bitebuke bakorerwa bigomba kuzahagarara? Urakoze. Ikizere namuha nuko igihugu gifashwa na bene cyo. Igihe igihugu kiri mu kaga gifashwa na bene cyo. Ingufu zindi zava hanze izo ziba ari izishoboka, ariko abaturage ubwabo ntibashobora kwigobotora ingoma y'igitugu. Ntabwo abari hanze ari bazacungura abanyarwanda bonyine, hagomba kubaho gufatanya ku bari mu gihugu n'abari hanze. Ubu abari mu gihugu hari benshi batakaje ubuzima bwabo, twagiye twumva muri za Rweru, abafunze n'abandi barigize. Abo rero ni bamwe mu bitambo bitangirira cyangwa biganisha ku kintu cyitwa resistance. Ibyo rero hari abanyarwanda benshi babikora, ariko imibare y'ibikora ntabwo ari imibare ihagije. Ibyo mbwira rero ngo mbwira abari mu Rwanda, bari mu gihugu, liberation ntabwo izakorwa n'abari hanze. Abari hanze n'abari mu gihugu bagomba gufatanya. Cya mbere bagakoresha umwanya wabo wose ushoboka, kandi bagakora bativuye, batitangira kugira ngo iki kintu igitugu bagisunike. Ubwitange rero ni ngombwa, haba muri commitment, haba no mu gihe tugomba gukoresha. Icya kabiri ni ukugira ngo aho umuntu ari, jya wumva muri mu Rwanda bamwe bavuga ngo mfite inzu, undi akakubwira ko afite akazi. Ushaka kwitangira igihugu ibyo ntabitekereza, kuko n'abandi bitangiye igihugu imbere yabyo ngibyo, si uko bari babuze akazi, si uko bari babuze imitungo. Hari n'abari hanze ukagira uwo uvugana nawe kukubwira ngo ngewe ibi byo muri mwo ntabwo nabijyamo kuko ndacyafite umubyeyi mu Rwanda, ndacyanajyayo, mfiteyo n'inzu. Ibyo rero ntabwo umuntu utekereza gutyo bamubara amashaka kubohora igihugu. Ikindi hari ushobora kukubwira ati ndacyafite akazi, ntabwo nava aho ngaho. Icyo gihe urumva ko uwo nguwo biba bikomeye ko aba areba akazi. Hari n'abari hanze uvuga ngo ningira icyo mvuga akazi bazanshyiraho igitutu, naho ndi yenda bashaka kuzanyirukanisha, cyangwa ukavuga ati ubu ngubu yenda baba baje inanga nkafata umunsi umwe gusa nkajya i Buruseli nkajya kwinywera divayi nta wisike bahaje. Ibyo ntabwo nshaka kubipfirwa. Ibyo nabyo birahari. Ibyo rero bitera ibintu rimwe na rimwe bituma
kwibohora bigorana kuko ujya urumva haba harimo ikintu cyo ubufatanyacyaha n'abakwica aribyo yitwa cooperation. Ugasanga rero n'abandi rero byo kwemera icyaha ukakibamwo, noneho kugira ngo ukirwanye ugasanga ahubwo uri mu kintu cya submission. Ibyo rero ntabwo abanyarwanda aribo bonyine biba byarabayeho. Ibihugu byose byagiye bigira abategetsi bishingiye ku gitugu bibaho cyane, ariko igihe kiragera abakandamizwa bakaba benshi. Kagame buriya ibyakora na ziriya ntore yashakishije n'abasirikare n'inkeragutabara na za daso, bariya bose ntabwo azabona ibyabaha. Muri iyi minsi ishize yajyaga mu barimu, akajya mu bakozi ba leta, akajya mu bantu bose akabavanamo amafaranga, niyo yajyaga birirwa barya. Ariko ejo azaba yashize kandi aba bose bazaba bafite icyo bamusaba, ntacyo bazabona rero. Ubwo rero nabo bazajya muri ruriya ruhare rw'abababaye. Ibyo rero icyo bisaba nk'uko wari bivuze, bisaba ubuyobozi. Ubuyobozi bukwiye gushakisha strategy ifatika igomba gusunika ingoma y'igitugu ikavaho. Iyo strategy rero ntabwo ari iganirwa kuri radiyo. Iyo ndibwira ko abayobozi yaba ba P5 baba ba RNC bagomba kwicara bakavuga bati iyo tugezemo bimeze gutya, ubu tuzakora iki, none hasigaye bakazabigeza ku bayoboke babo. Naho ubusanzwe uvuga uti umuturage ukumva uri mu Rwanda we yumva ibintu bimeze gute, nicyo bimusaba akamenya ko uburenganzira bwe bukandamijwe, ariko n'abari hanze akamenya ko utaba uri hanze uri impunzi kandi niwe wirwa ukoma amashyi. Ibyo nabyo biba bitangaje. wahunze mu Rwanda niwe ujya kujya kwamamaza, niwe ujya kujya kwerekana ko ubutegetsi wahunze ari ubutegetsi bw'intakoreka. Ibyo nabyo ni ibintu bitubamo. Icyo bisaba rero ni ubwitange, icyo bisaba rero ni ugushyira hamwe, ikindi cyo bisaba ni uko bamwe yenda bumva bavuga bati kwibohora bizakorwa na ba runaka, bidakwiye ko ari uko bimeze. Ya politiki ya mikorere baba bagihari. Ndagira ngo umfashe kumva aho hantu, niba koko umuntu yumva uburemere bw'iyo politiki, none akumva yuko ari uburenganzira bwe bwo guhaguruka agaharanira ko ubwo burenganzira buboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze Serge. Burya abantu baharanira igihugu ntabwo bashobora kuba ari abantu bamwe ubuziraherezo. Hagomba kuza abandi. N'impirimbanyi za politiki mu bihugu ibyo ari byo byose, yaba ba Kwame Nkrumah, baba ba Nyerere na ba Mandela, abo barashaje. N'abariya rero abafashe intwaro kiriya gihe bakavuga ko bagiye kurwanira uburenganzira bwabo, abenshi muri bo ab'intwari mutajya mwumva ni nabo baguye ku rugamba, kuko ari nabo bari abatoni, nibo bari intwari koko. Abenshi muri bo rero barapfuye, abandi nabo bapfuye kwararangije gufata n'ubutegetsi, abandi baratotejwe barahunga, abandi ntibakigira ijambo, barabatsikamiye. Ni nk'abariya ba Bizimungu mwabonaga ejo n'abajya gutora umurongo, kujya gukora no kujya yenda gutora abamugiriye nabi. Hari rero benshi bameze nka we bari hariya bafite ibibazo biteye kuriya. Noneho ubwo ntibisobanuye rero ko nta banyarwanda bandi bashobora kuba batekereza muri ubwo buryo. Urabona Ingabire arafunze, kandi ibyo yavugaga n'ibyo afungiwe ntabwo bitandukanye n'ibyo ubu ngubu ndimo kuvuga njye nawe. Kimwe na Mushayidi, kimwe na ba Rusagara, na ba Tom Byabagamba, na ba Rugigana n'abandi. Bariya ni abavuze bati oya, ibintu tubyemera. Hari rero n'abandi bafunzwe muri iyi minsi ya vuba aha ngaha n'abamuzi bari mu buroko. Abanyarwanda rero barahari. Ikitari cyagaragara cyane yenda ni uko uburyo bashobora kwiruganiza kugira ngo ibyo bintu byose bikorwe. Leta rero igitugu, za leta z'igitugu aho ziva zikagera, zibanza gusenya uburyo abagomba kuburwanya, uko bashobora
icyo bashobora kwikubiramo kugira ngo icyo gishoboke. ubwo icya mbere babanzana n'inzego za leta ari nazo cyane cyane inzego z'ubutabera kuko kenshi nizo zihangara akarengane, izo bakabanza bakazisenya. bakurikizaho pararoma bakayishyira mu mufuka ikabakorera. bagafata imiryango itegamiye kuri leta yitwa civil society organizations bakazisenya. bakajya mu masindika y'abakozi bakayabuza kwakora. ni nayo mpamvu ubona bafata imishahara y'abaturage y'abakozi ba leta ntihagire umuntu n'umwe uvuga. ibi rero bikora iki? biteza umujinya mu bantu, bigateza akababare n'akarengane. icyo gihe rero hazavamo twebwe abari hanze n'abari indani gufatanya kugira ngo noneho dushake uburyo ikintu twakoresha kugira ngo dusunike kandi gishobora kuba cyayobora abantu. ibyo rero hari ababigerageza. igihe mubona nka biriya Diane Rwigara akora, biriya ni ibintu bizima bigomba kugaragaza ko ubutegetsi azi neza ko nk'uko yabivuze kuri radiyo ati bashobora gufunga, bashobora kugira gute, ariko ntabwo byambuza kuvuga. nawe ubwawe Serge, natwe twese biramutse ari ukutinya twagatinya ntitugire icyo tuvuga. hari n'ababidusaba bakavuga bati wowe ucecetse ntacyo bagutwara, ariko ntabwo ariyo mpamvu naba naravuye mu Rwanda kandi ngo ngire no hanze njye guceceka. ibyo ntabwo twabikora. hari rero n'abandi baturusha ubutwari cyane cyane nk'abari bavugira mu gihugu, njye ibyabo ndabyemera. twebwe rero tukiri hanze twari dufite advantage irenze y'abari hanze ubu ngubu. uti gute? abanyarwanda bari hanze bari barahunze ingoma ya Kayibanda n'abandi bari bahunze ingoma ya Habyarimana, ntabajyaga bajya gutonda kuri za ambasade kujya kuramya abambasaderi no kuramya Habyarimana yagiye mu Bubiligi cyangwa yagiye na Kampala. ikibazo dufite rero ni uko abantu dufite bamwe bari hanze usanga mu by'ukuri nibo basigaye batanga n'imisanzu kurenga n'abari mu gihugu. icyo ni ikibazo gikomeye cyane. ikindi kibazo dufite gikomeye ni nk'abantu bari mu ikambi z'impunzi. abantu bari mu ikambi z'impunzi turi mu ntambara nibo batangaga ibyangombwa byinshi uhereye cyane ku bantu n'ibintu byo kugira ngo bahindure ubutegetsi. ubu muri iyi minsi rero bisa nk'aho atari ko bimeze, ariko icyo bisaba twebwe kugira ngo tubakangurire kugira ngo ibyo bintu bikunde. maze rero urambajije icyo bisaba ni iki? ibi icyo bidusaba ni ibyo twebwe ubwacu tugomba gukora. ikindi n'ibyo ubakandamije ibyo azabakorera, kandi nibyo byinshi cyane nabyo bizabakangurira kurusha twebwe yenda nibyo twanakora. kuko uko bakomeza kubambura ibyabo, uko bakomeza kubakubita, uko bakomeza kubafunga, ni nako bazamenya ko ibyo ari byo byose bagomba kurwanya ubutegetsi buriho. hari abavuga bati igitugu cyo mu Rwanda cyarembereye cyane ntawagishobora. hano muri South Africa apartheid regime iyo nta nubwo yemeraga n'abirabura ngo bajye gutora ku gahato nibura batore nabi, bo ntibanabemereraga no gutora na gato. kandi imbunda bo nta nubwo banaziguraga, barazicuraga. bari barageze no ku mbunda za kirimbuzi. ariko igihe cyarageze ubutegetsi baraburwanya babukuraho. Kagame rero ubwo amaze kwiba amatora hagiye gukurikiraho iki? icya mbere ubu nk'uko yabivuze agiye gushyira ingufu nk'uko yabivuze ngo mu kurwanya no kwica abatavuga rumwe nawe. ibyo nta gihe yigeze abireka, kuko no kuba bariho si ukubera ubushake bwe, kandi niyo hapfa umwe cyangwa 10 ntabwo ibyo bintu bizahagarara, kuko nawe arabizi abapfuye ku rugamba rwe yari arimo ntabwo bari n'100 nta nubwo bari n'1000 bararengaga, ariko urugamba rwararangiye. icya kabiri kigiye gukora ubu ngubu ni ugufata igihugu agasa nk'aho kiri mu bihe by'intambara. ubwo rero ni ukwikoma abamwe aho batekereza ko batamushyigikiye, ariko no kwikoma abanyamahanga
kugira ngo noneho abasirikare abapolisi n'iki bahore bari mu kintu kimeze nk'ikintu cy'intambara. Ikindi bagiye gushakisha abanzi, ubwo abanzi ba mbere ni opposition, aba kabiri ni abanyamahanga batamushyigikiye. Iyo paranoia rero na za munyangire n'amatiku azaba ashingiye muri ibyo ni bimwe bizanadufasha mu kugira ngo tumusunike tumuhirike, kuko nk'ibyo mugenzi wanjye Hakizimana yavugaga, mwabonye ibinyamakuru n'abategetsi benshi bagiye bavuga bati ariya ntabwo ari amatora, biriya ni ikinamico, nta n'uwabyemera, biriya ni ubujura. Abo bose rero mwabonye ko batuka kandi ntabwo bizahagararira hariya. Nkumva rero nshaka kugira ngo yenda icyo warumbajije mbone rero kubwira abanyarwanda bari hanze ko ibyo ari byo byose, niyo wavuga ngo ufite inzu hariya mu Rwanda ngo ntacyo uzakora, aho uzasubirirayo yenda uzasanga barahiritse nk'uko bahiritse iya Ndamage, cyangwa barazahirika nk'uko bahiritse iya Rwigara. Ushobora no kugerayo ukabura, nka biri byo numvise wa wundi wavuye muri Zambia yagera mu Rwanda akabura. Icyo rero bidusaba nk'uko bamaze kubivuga ko abantu batangira nuko tugomba tukorganizinga neza, tugakora ibyangombwa, tugafatanya n'abandi, ariko n'abo bose abo bireba twese tugafatanya kugira ngo dusunikire icyarimwe. Urakoze cyane General Kayumba. Icyo kibazo ni ikibazo gikomeza kigaruka hirya no hino mu bantu abari mu gihugu bakorera munsi y'urusika cyangwa bakora bucece, baravuga bati nta yandi mahitamo dufite. Ubutegetsi bufite ubukana, ubutegetsi burica ku manywa y'ihangu, ubutegetsi burafunga, ubutegetsi buranyaga. Ibyo birigaragaza, nta wavuga ngo ubwoba buri mu Rwanda ababufite babigiza nkana. Kagame arabikora ku manywa y'ihangu, nta banga. Tukabona abitwa ko bafasha rubanda mu kumva uburenganzira bwabo aribo bahindutse bamemuke ndamuke, abitwa abayobozi mu nzego zitandukanye, bose barakorera umugabo umwe ku rukumbi, ariwe Perezida Paul Kagame. Umuntu agasigara yibaza ati none amahitamo y'umuturage usigaye, rubanda wa wundi utsikamiye, wa wundi urimo kwicwa uko bwije uko bukeye, leta y'agatsiko irimo gucuza utwe, ni wa muturage tuvuga tuti muri revolution cyangwa mu kwibohora niyo agombye guhaguruka, ijwi rye rikazamuka hejuru rikumvikana, kuko abari hejuru bamutsikamira, cyane cyane dore ku bayobozi bakoreshwa n'izo nzego zose twavuze kugira ngo batsikamire abaturage. Aha ngaha nkaba nibaza nti kugira ngo icyo gisubizo rumaye cyumvikane neza birambuye, hari mekanizme zaba zikoreshwa cyangwa inzira zitomoye ku buryo umunyarwanda yabasha kumva yuko hari ikirimo gukorwa kugira ngo ubwo butegetsi buhinduke. Ashobora kuvuga ati burandambiye, burarambiranye, imyaka 23 ni myinshi, ariko akaba afite icyizere ati no mu myaka 2, 3, umwaka umwe cyangwa imbere ahangaha hari ibikorwa kugira ngo ubwo butegetsi hagire ubucarenjinga. General Kayumba, kugira ngo usasire icyo kibazo cyumvikane neza, aho ngaho wabwira iki umuturage uteze amatwi ikiganiro? Icyo nakubwira Serge, igihe hari ubutegetsi bw'igitugu, niyo bwawe ufite ibya mirenge bingana gute, igihe kiragera ubutegetsi bw'igihugu bw'igitugu abaturage ubwabo bafatanije n'abandi bakabasunika. Mekanizmu rero zo abasunika ubutegetsi bakoresha ntabwo bazishyira kuri radiyo, baricara nk'abayobozi bakazorganiza, bagapuraninga, bakereka abo bakorana nabo ibyo bazakora, noneho barangiza bakabishyira mu bikorwa. Na Kagame ntabwo yegereza kubwira ngo azafata intore na daso ngo zizajye kujya zirara ku mazu y'abaturage nijoro, ngo abe yarabivuze mbere ye yuko abikora. Ariko yarangiye kubikora arakubwira ngo bandi bajyaga bajya ku mazu y'abantu saa 9. Yabivuga yenda nyuma y'amezi 2, uba warabivuze, noneho n'aba bantu bakamenya ko bazirwanaho. Maze rero mu mikorere y'ibyo abantu bakora hari ikintu kimwe cyo umuntu atavuga ngo buri kintu cyose ngo uvuge ngo muzakora iki, muzagikora mute, ngo ujye kuri radiyo aho ujya kubivugira, kuko hagomba kuba gutegura. Kandi struggle turimo ni struggle y'abantu badakwiye kubona nka quick fix y'ikintu kizaba ejo n'ejo bundi, ngo noneho bavuge bati ubu ngubu ibi tuzabikora mu cyumweru gitaha, ibi bigomba kuba gutya. Ntabwo kaba turi mu bintu
byo kumva ko twahaguruka kujya kwigamba ibyo abantu barimo gukora, kuko ndibwira ko ibikorwa byo ni byinshi birahari. Ntabwo rero nabwo twajya gukora ngo dukoreshwe yenda n'umujinya cyangwa na za sentimenti, noneho uhaguruke aha ngaha ujye kuvuga n'ibyo ugomba gukora, kuko nabo ibyo bajya kujya gukora byinshi ntabwo baba babikubwiye ngo uba ubizi. Ariko icyo navuga ni uko akababaro abanyarwanda bafite natwe twese dufite, ikandamizwa riri hariya, ubusambo buri hariya bwirwa bunyaga abantu ibyabwo, ari impamvu ikomeye n'aya majwi baba babibye, birahagije kugira ngo abantu bahaguruke barwanye ubutegetsi. uko rero byakorwa ndibwira ko ari ibintu abayobozi bagomba kwikira bagategura kandi bakabigeza ku bayoboke babo kugira ngo ibyo byose bikorwe. Ntabwo nibwira ko biri 89 washobora kujya mu Rwanda ngo bazakubwire ngo inkotanyi ngo zinjirira Kagitumba, kuki se bitari cyanika cyangwa bitabereye ku Rusumo. Nabyo nabo ntabwo babivugaga. Ntabwo rero nakwibwira ngo nawe uzahaguruka uvuge ngo abantu bazagira cyangwa ujye kuvuga gutyo, ariko ndibwira ko ababa baragiye muri opposition bagomba kuba baragiye muri opposition kugira ngo bahindure ubutegetsi bubi kandi babunyujije mu nzira zose zishoboka, kuko ubu ngubu uko bihagaze zaba inzira zose ziri legitimate. Uko bimeze ubu ngubu inzira zose ziri legitimate kandi ziri legal, izo bashaka gukoresha izo ari zo zose, kuko buri butegetsi ntabwo bushingiye kuri legitimacy. Amatora bayibye mwabibonye, ntabwo bishingiye ku itegeko, kuko itegeko bararyishe mu 2013. Icyagaragaje ko buriya butegetsi ari ubutegetsi buyobowe n'umuntu w'umunyantege nkeya. Intege buriya z'umuntu cyangwa z'umuyobozi zishobora kuba mu ngufu zisanzwe zigaragaza n'uko umuntu ateye zo guterura no kugira. Izo ngizo Kagame nubwo yaba afite uruti rutoya arazifite, kubera yuko afite igisirikare, afite imbunda, afite n'abiriya byose. Iyo rero yitwa physical power arayifite, ariko cyagaragaje ko icyitwa brain power ko kidahari. Igihe rero icyo kidahari nabyo abanyamahanga bamugaragarije. Igihe umuntu ari umunyantege nkeya muri ibyo, utinya kujya impaka na bagenzi bawe, you cannot debate. Icya kabiri, ntabwo ushobora kujya ikintu cyitwa competition, ntabwo ushobora kujya muri competition igihe uri umunyantege nkeya, cyane cyane bifite intege nkeya nk'izo. Ni nayo mpamvu ushobora kwiba amatora ukiba 98%. Ni ukuvuga ngo nta ntege na gato zirimo zigaragaza ubwenge, ni intege zigaragaza igituza. Iyo nicyo nari nkwiye kuba nakoze, niyo yayindi muscle power, igituza. Ntabwo ari ikintu cy'ubwenge. Umunyabwenge ntabwo yakora ibintu nka biriya bya 98. Ibyo rero nibyo mugenzi wanjye Hakizimana yakubwiye. Ibi twatangiye kubigaragaza kuva kera, nako tutari twaza, hari n'abandi batubanjirije barabigaragazaga, ariko abanyamahanga ntabwo bigeze babyumva icyo gihe. Hari iki rero icyo gihe? Abantu baravugaga bati, icya mbere bati 95 yabonye igihe cya Twagiramungu yibye, ati abantu batinyaga jenoside baramutora, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abandi mu 2003 cyangwa n'10 bamwe bati hari ibintu bya economy bigenda neza, bati kandi nta ruswa ziba mu Rwanda. Ibi ariko rero tumaze kubigaragariza amahanga ko ibyo bintu atari byo, ko ikintu cya jenoside nibyo jenoside yarabaye, abatutsi barapfuye bapfa bazira ubwoko bwabo, abahutu barapfuye bapfa nabo mu bintu bijyana n'ubwoko bwabo, ariko cyane cyane bijyana n'ibintu by'intambara. Ibyo bavuga ngo ni economic miracle, nibyo babwiye statistics, zimaze kugaragara ko atari zo. Corruption ntawe utazi ko Kagame afite indege 3 kandi abaperezida b'ibihugu bikize bagira imwe. Ibi byose ntabwo byajya kwigaragaza, bifite ababigaragaje. Maze rero Serge, icyo warumbajije ukavuga uti ibi kugira ngo bizagaragarire buri muntu wese, igihe ubonye abo Kagame yari yizeye ko aribo bamugize, uko Kagame we ubutegetsi bwe bwari bushingiye ku bantu bo hanze, ubu nibo bamuhagurukiye bakamwereka ko batamwemeye. Ni ukuvuga ngo uko kuguru yagenderagaho uko kuravunitse. Icya kabiri, ni abamurwanya baba bari hanze baba bari indani, nabo barongera umurego
mu byo barimo gukora kuko uko ubutegetsi bugaragara ubu ngubu no kubwagaragaraga 2003 2010 ntabwo ari uko bikigaragara maze yenda kubera akababaro k'abantu baba bashaka ko ibintu byihuta bigatebuka bikazarangira ejo cyangwa ejo bundi ariko bishobora gufata igihe kirekiraho maze rero uko warumbajije ibyo kugira ngo izagaragarire umunyarwanda bizagenda gute ni muri ubwo buryo bwo kumenya ko igihe Kagame abo yaravuga ati nyamara abanyarwanda ntimunyemere ngenemerwa n'abanyamahanga none abanyamahanga baramubwiye ngo ntitukwemera abanyarwanda bo ubwabo nibo babwiye abanyamahanga uko ateye baramumenya igihe rero ufashe abo bose ugafata iyo international community ugafataho twebwe turi hanze noneho ukongeraho n'abari indani nabo tukamobilizinga nta cyatuma tutatsinda kuko ibintu nuko bigenda ugomba kureba ukavuga uti indani local situation iteye gute ukavuga uti abari hanze bameze bate ariko na international community irabyumva gute ibyo byose rero arimo kubitakaza wowe se rero ndibwira kuvugana nabo mu Rwanda benshi bakakubwira bati ntitwatoye twagezeyo gusanga ibikarito bana bishwanyaguje abandi bakakubwira ati twagezeyo batubwira ngo amatora yarangiye igihe ari mu Rwanda akemera akakwandikira akakubwira nk'ibyo ngibyo nuko n'ubwoba yashiditse ubwoba kuko bababeshya ko noneho telefoni zabo zose bazikurikira ariko batwandikira buri munsi tuvugana nabo buri gihe aba rero ngo ariko ngo arabona harimo ab'imyaka 14 serije ibyo ni bya bindi byitwa child abuse fata umwana w'undi muntu ukamufata umwana w'imyaka 14 aho kugira ngo ajye mu ishuri ajye kwiga ukamuraza amajoro akarara ku ngo z'abantu akinguza mu gicuku aba bantu bose kuzabagira amabandi urumva bazavamo abantu ki kugira ngo umwana w'imyaka 14 aba mu rugo rwabo akagenda akajya gucinguza mu ngo z'abandi ubu se muri abo ngabo kwari hatarimo n'aba Kagame ngo nabo yerekane ko nabe barara muri izo ngo ibyo rero bikugaragariza ko ari nka bya bindi by'abantu bafashe urubyiruko bakabushora mu nterahamwe nawe nibyo arimo gukora arabyivugiye ngo ndabona harimo n'abana b'imyaka 14 nta n'isoni akabivugira ku mugaragaro kandi ubwo aba bana bafite ababyeyi babo icya kabiri aravuga ngo arashimira ngo abarinda umutekano none se hari uwaba wararinze umutekano wa Kagame kurusha Tom Byabagamba kuva muri 91 amurinda n'umuryango we kugeza aho yagiye kumuhurutira hariya amukubita muri prison amupfunda imyaka 20 n'ingahe ise hari uwamurinda umutekano kurusha Gisheja yaje kwa Kagame narabibonaga twari hariya muri 94 amufunze ejo bundi mu kwezi gushize imyaka yaramaze aho ngaho 20 n'ingahe 23 ise hari uwo yavuga waba wararushije Rugigana barasubiye ku rugamba inshuro 3 bakamurasa bwa mbere akajya kwa muganga bakamuvura akagaruka bakamurasa akongera agasubira bakongera bakamurasa akaba ari casualty akaba amufunze amaje imyaka 8 arashima se uretse kubeshya n'abakwiye gushimira ntabwo ari abo batoteza abaturage yaza ko ari umugabo yakabaye ashimira abamugejeje ku butegetsi niwe yakabaye ashimira ariko abo yarabamaze ikindi icyo navuga ni ukuvuga uti harya abo ngabo abavuga ngo umutekano ngo abakoreka ibyo ngibyo we igihe arebye abona barabikoraga mu nyungu z'igihugu ubwo rero ubu koko nk'uko bivuze abibutsa uyu ngubu uzasubireyo ubaze Kagame mu mezi 2 abo ntabwo azaba kibazi bizaba byararangiye bamwe muri abo ngabo bazaba bari za Iwawa abandi bafungiye za Kanombe no ku Murindi nuko abayeho ni kuri yateye ibyo yabivuze nyine kubera yuko bamufashije kwiba amajwi ariko ejo n'ejo bundi bose azaba yabarangije maze rero Serge abanyarwanda bakwiye kumenya igihugu cyabo barakibibye barakibanyaze abanyaga igihugu
babanyaga imiryango, babanyaga abana babo, babanyaga na roho zabo, igisigaye nta kindi Kagame no gukoresha bakoresha ibyo ashaka, kwiba amajwi akabahamagara bakajya kumukomera mu mashyi. Ikindi cyo navuga ni ingabo cyangwa security forces. Ku bakuru bamwe yenda abo tungana n'abo ndutaho bazi neza ibitambo batanze, bibwira ko hari demokarasi tugiye kujyamo, bavuga bati Habyarimana yiba amajwi ye akageza muri za 98, ndashaka kugira ngo basubize amaso inyuma barebe bagenzi babo, bibuke neza ibyo twavugaga tukiri muri Uganda, abandi bari mu Burundi, abandi muri Congo, abandi muri za Tanzania n'ahandi. Bibuke neza ibyatumye bahaguruka, bagenzi babo bagashirira mu Kagera, abandi mu Rugano n'ahandi hose. Koko buriya babona ari biriya twarwaniraga. Nijoro sinzi aho numvise ku kiganiro ngo hari uvuga ngo we yatora Kagame ngo kubera ko ari umututsi. None se abatutsi ba Rwigara, batoyi, bagasagure, abo bose bankubwiye bafunze, bose ntibari abatutsi. Ubwo rero baravuga ko ngo Kagame azaguma hariya nabo akabamara, akamara n'abandi bose, gusanga ukabibona gusa ko ari igishushanyo. Ibyo ndibwira ko abanyarwanda bakwiye kubyumva, ariko cyane cyane nk'ingabo zo n'abandi bashinzwe umutekano bakwiye kubyumva neza, bakamenya icyo baruhiye, bakamenya n'aho cyagiye. Ikindi rero ni n'abayobozi bashobora kuba bari mu gihugu hariya bumva ko bafite imyanya y'ubuyobozi, bazongera basubiza amaso inyuma, batekereza bati abari abakada ba FPR muri 90 harya ubu babashye bakora iki, tubanye duti, noneho bumve ubutegetsi bakorera icyo bivuze n'icyo bitwaye. Ariko cyane cyane abana babo ari urubyiruko, igihe babona ibyo baruhiye ntabyo babonye, babona abana babo